Ni umuhango wari witabiriwe n'abanyacyubahiro batandukanye, inshuti z'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda bafite ababo bashyinguye muri uru rwibutso rwa Rebero. Abayobozi babanje gushyira indabo ahashyinguye imibiri y'abanyepolitike bazize Jenoside yakorewe Abatutsi bagera kuri 12 bashyinguye muri uru rwibutso. Umwe mu bahoze mu ngabo za Exfar Tadeo Karamaga watanze ubuhamya bwemeza ko Jenoside yakorewe Abatutsi yateguwe, yemeje ko imyitwarire y'abanyepolitike ngo yo guhembera urwango ngo yerekanaga neza ko Jenoside iri gutegurwa. Aha anabishingira ku makuru y'umutwe w'interahamwe wari uri gushyirwamo imbaraga muri icyo gihe. Mbanguye kwibarwa confidentiel très secret ba komanda bibigo bya gisirikare mu ngabo z'igihugu yari yanditse mu Gifaransa. Ndabibutsa ko dushimangira umutwe w'interahamwe ugakomera kubera ko dufite amakuru yuko FPR izatubirindukana ubwo tugiye kuvanga ingabo. Bernard Makuza, perezida wa Sena, abanje kunenga abanyapolitike bagize uruhare mu gutuma Jenoside yakorewe Abatutsi baho, yashimye abanyapolitike bazize kurwanya ibitekerezo byaganishaga kuvangura abanyarwanda, maze asaba abanyapolitike bubu gufatira urugero kuri aba bibukwa ku buryo ngo bibaye ngombwa no guhara ubuzima byashoboka. Abanyapolitike twaje kunamira no guha icyubahiro batubereye rwose urugero rwiza rwo kwitandukanya n'ikibi, kwanga akarengane, amacakubiri n'ingengabitekerezo ya Jenoside. Kubibuka bitwibutsa intego n'indangagaciro bikwiye ubundi kuranga umunyapolitike wese nyawe, ugomba buri gihe guharanira no gushyira imbere inyungu, imibereho myiza n'icyateza imbere abo ayoboye, nta kurobanura, kandi akarangwa buri gihe no gukunda igihugu nk'uko babiharaniye, ndetse byanarimba umuntu akabyitangira nk'uko abatwunamira nabo babikoze. Mukakarangwa Clotilde ukuriye ihuriro ry'imitwe ya politike yemewe mu Rwanda avuga ko mu rwego rwo kwirinda ko ibyabaye byasubira ngo abanyepolitike ubu bagomba kwirinda imiyoborere mibi ndetse bagafatira urugero kuri abazi ibitekerezo byabo. Ngira ngo isomo ni rirakomeye cyane ririmo kuba umunyarwanda, umunyapolitiki yemera guhara ubuzima bwe agapfira ibitekerezo bye bizima byubaka. Mu by'ukuri bigomba guha umunyapolitiki w'iki gihe, umunyapolitiki ari bo twebwe, yuko tugomba gutera ikirenge mu cyabo. Nubwo icyunamo cyasojwe kuri uyu wa kane, ariko perezida wa Sena yasabye abanyarwanda gukomeza ibikorwa byo kwibuka baba hafi abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihe cy'iminsi 100. Nkabasaba abanyarwanda bose gukomeza gushyira hamwe, twitabira gahunda ziteganyijwe muri iyi minsi 100 yo kwibuka, dufata mu mugongo abacitse ku icumu, abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Umuhango waberaga hano ku rwibutso ruri i Rebero, ku musozi wa Rebero, umaze gusozwa muri kano kanya. Perezida wa Sena ndetse n'abandi bayobozi batandukanye mu magambo bagiye bagarukaho bashimye abanyapolitike bashyinguye aha ndetse n'abandi baturage batandukanye bagera ku 14. Perezida wa Sena rero Makuza Bernard akaba asabye abanyapolitike b'iki gihe gukomeza gufatira urugero kuri abo bemeye guhitandukanya n'ibitekerezo bitandukanye bya Jenoside ndetse n'ibindi byaganishaga kurimbura abanyarwanda hashingiwe ku moko. Vincent Nibizi, Royal TV.